hejuru y'imbaraga z'amasengesho nta zindi mbaraga ziriyo. Imbaraga z'amasengesho ziruta imbaraga z'ibisasu. Imbaraga z'amasengesho ziruta indege zirusha imbaraga indege z'intambara. Imbaraga z'amasengesho ziruta ibisasu bya kirimbuzi. Imbaraga z'amasengesho zirusha ubukana bya bisasu bya bombe atomike. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'amasengesho zinyaruka ku muvuduko uri hejuru kurusha uw'indege ya mbere. Kubw'imbaraga ze dufite ngo tuzabaho no mu rupfu. Reka nkubwire, nubwo urimo urapfundikanya ariko ukeneye gusenga kugera ku rwego Imana iguha imbaraga zikubeshaho no mu rupfu. Haleluya. Hari umuririmbyi mperutse gukunda, ni umuririmbyi uherutse kuririmba, haravuga ngo no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko. Reka nkubwire, no muri uko gupfundikanya Data wa twese arashaka kukuramburira amaboko. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo nuko Yesu abagezeho asanga bari kumwe na Zebedayo, ngo barahambiranyaga, ngo barapfundakanyaga, ngo ariko arangije arabahamagara. Iyo mbwiye yuko uri mu ntambara kandi zikuremerereye, numva ari jye uri mu ntambara. Iyo umbwiye yuko hari ibintu birimo birakuriza, uwo mwanya mpita numva ari jyewe urize. Kubera iyihe mpamvu? Muri jyewe Imana yampaye umutima w'impuhwe. Niba ufite amaguru yo kugenda, Imana ifite amaguru agenda kurusha yawe. Haleluya, haleluya. Niba ufite amaso yo kureba, Imana ifite amaso areba kurusha yawe. Ufite amatwi yo kumva, nawe hari igihe umuntu yagutakira ukamwumva. Icyo nshaka kuvuga nta kindi rero, niba amatwi yawe yumva mugenzi wawe akumva akababaro afite, wibwira yuko Imana ari idaha agaciro umubabaro ufite. Imana igira impuhwe kugera ku rwego izigirira n'uwapfuye. Ibyo twarabibonye kwa Lazaro. Jambo ryari rivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Imana ikavuga ngo nonaha ndahaguruka. Reka nkubwire, abantu bagiye batwumva bagakomeza bakicara, ariko Imana iyo twumvise iravuga ngo nonaha ndahaguruka. Iyo dusenga turavuga gusa, ariko iyo Imana idusubiza, Imana irakora. Ubundi gusenga tuvugisha akanwa, ariko Imana iyo igiye gukora ikoresha amaboko. Icyambere n'amakuru. Reka mbasuhuze cyane inshuti bavandimwe dukunda kandi tuzirikana umunsi ku wundi. Ngewe ndi Jean Paul Kimanuka, hanyuma nkuko mumaze kugenda mutumenyera ku Bishura TV, muzi ko tugenda tubakirira abantu bagiye batandukanye, ariko natwe ubwacu tukagirirwa ubuntu n'Imana bwo kwicara kuri izi kamera kugira ngo mu by'ukuri tuganire ku magambo y'Imana, ariko cyane cyane dufatanye uburyo bwo gusenga. Nabonye ko muri iyi minsi abantu bakeneye amasengesho ku rwego rukomeye cyane. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba muri iyi minsi, araririmba ngo isi ya none ikeneye amasengesho yabera. Haleluya. Undi yararirimbye aravuga ngo Yesu niwe nihishemo, ngo kubera ko yambereye ubuhungiro. Abantu bakomeje kwihisha mu bintu byinshi cyane ariko bitabazanira amahoro. Gusa umuririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero kandi ntarondoreka. Aravuga ngo ayo mahoro ajya ahumuriza ngo abayafite. Aravuga ngo utayata ntabwo yayakurwaho. Munyemerere dusenge tuvugane ijambo ry'Imana gato cyane niturangiza dusoze. Ndashaka kukubwira aya makuru, umuti ntabwo ukorera ubwinshi. Kuaritemu ni binini bigeze kuri 24, ariko umuntu arabinywa akabinywa yarembye, ariko mu mwanya muto nk'uwo guhumbya yajya kumva imbaraga zitangiye kuza. Nubwo abari ibinini bitoya, ariko ntabwo wabikanga yuko ufite ibiro byinshi cyane. Bipfa kuba byahuye n'indwara. Haleluya. Ndagira ngo dusenga n'Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Ndagushimiye cyane kubera yuko uri Imana. Ndagushimiye cyane kuko uri uwera. Ndagushimira cyane kuko uri ishobora byose. Nongeye kwicara kuri iyi kamera kugira ngo Mwami Imana mukunzi mwiza, abakurikirana Bishura TV bahembuke mu buryo bubiri. Uburyo bw'umwuka ari bwo buryo bw'ubugingo, no mu buryo bw'umubiri. Mbega mu buryo bw'umubiri hari abarwaye, hari abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Bya bibazo bafite bigira ingaruka zikomeye cyane no kunetraliza umubiri. Ariko hari abarwaye indwara zo mu bugingo. Bene izo ndwara zigira ingaruka nini yo kunetraliza umuntu mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubugingo.
ni nayo mpamvu nkwinginze ngo uyu mwanya unyemerere cyane, ntaba ari jyewe wivuga, ntaba ari jyewe wivuga ibigwi, kubera ko kwivuga ibigwi ntacyo byamarira. Umuntu aramutse anyizeye ntacyo namumarira, umuntu aramutse anshyizeho ibyiringiro ntacyo namumarira. Hari umuntu ushobora kundeba akankekeraho amafaranga ariko bikarangira uruhande rumwe nyabuze. Hari umuntu ushobora kundeba akanshakiramo amahoro ariko bikarangira amahoro ntayamuhaye, kubera ko ndi umuntu ugoswe n'igicu cy'intege nke. Ariko ndakwinginze ngo imbaraga zawe Mwami Yesu Uwiteka zigaragare muri jye, zigaragare mu byo mvuga, kugira ngo unkurikirana ku Bishura TV wese, Uwiteka Imana Nyiringabo, yunguke muri bwa buryo bwose. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu, habwa icyubahiro kuko uri mwiza. Ni ku bwa Data wa twese n'izina ry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Hanyuma nshuti bavandimwe, nk'uko nababwiye, ndashaka yuko dukubita tubangura, tugakoresha igihe gitoya gishoboka, kubera yuko ubu butumwa tugiye kubagezaho ariko ari mu gihe cy'amasaha y'umugoroba. Hanyuma rero muri aya masaha y'umugoroba birumvikana amasaha barimo yihuta. Munyemerere turebe igice cya 4 umurongo wa 21 mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Matayo. Igice cya 4 umurongo wa 21, dusome wa murongo wa 21 w'igice cya 4 ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Matayo. Hanyuma umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere. Ku murongo wa 21 haravuga ngo yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo, arabahamagara. Ndagira ngo nsubire mu uyu murongo. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo, arabahamagara. Nimuvuge ngo amen. Ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa gupfundikanya inshundura. Reka nkubwire wowe unkurikiranye mama, urugo rwawe ushobora kuba ururimo ariko ruguhindukire nko gupfundikanya urushundura. Mbega mu yandi magambo, kugira ngo urwubake ni ugupfundikanya. Kugira ngo urwubake wa mugabo we urimo urapfundikanya. Kugira ngo ucuruze, ukora ubucuruzi ni ugupfundikanya. Kugira ngo ubona akazi wapfundikanije. Mu yandi magambo, warasenze ariko mu by'ukuri byaranze, byabaye ibintu byo gupfundikanya urushundura. Ariko reka nkubwira aya makuru, nubwo Yesu yageze ahangaha agasanga bapfundikanya, ariko yarabahamagaye. Ndashaka kukubwira aya makuru, iri jambo ukirimo uraryumva, ndakubwira ijambo rivuga ngo Yesu arashaka kuguhamagara kugira ngo ibyo wapfundikanyaga ntuzongere kubipfundikanya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndashaka kugira ngo nkubwire, hari igihe umuntu agira ubuzima ariko bwa buzima bikaba ari ibintu byo gupfundikanya pe. Bikaba ari ibintu byo gupfundikanya, ukabaho urwaragurika, wikubita hasi, mbega imibereho ikagenda ikagucanga, umuryango ukakuvaho, inshuti zikakuvaho. Kugira ngo ugire umuntu mubana ni ugupfundikanya, kugira ngo ubane na mukuru wawe ni ugupfundikanya, kugira ngo ubane na so wanyu ni uguhambiranya, kugira ngo ugire inshuti mu buzima ni uguhambiranya, kugira ngo ugire abantu bakwizera mubana mu masengesho ni uguhambiranya. Ariko ndakubwira aya makuru, Yesu araguhamagara. Haleluya, haleluya. Mwene data, ndashaka kukubwira aya makuru, Yesu azi ibyawe, kandi nubwo uhambiranya ariko Yesu arabizi. Haleluya, haleluya. Ndashaka kugira ngo nkubwire, hejuru y'imbaraga z'amasengesho nta zindi mbaraga ziriyo. Imbaraga z'amasengesho ziruta imbaraga z'ibisasu. Imbaraga z'amasengesho ziruta zirusha imbaraga indege z'intambara. Imbaraga z'amasengesho ziruta ibisasu bya kirimbuzi. Imbaraga z'amasengesho zirusha ubukana bya bisasu bya bombe atomike. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'amasengesho zinyaruka ku muvuduko uri hejuru kurusha uw'indege ya mbere. Ndashaka kukubwira aya makuru ngo imbaraga z'amasengesho, umva uko umuririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya agera kure cyane, ngo ariko iyo amaze kugerayo ngo ayo masengesho aragenda. Haleluya. Ngo ayo masengesho aragenda, ngo agatambuka n'inyenyeri. Umva umuririmbyi wa 28 ariko se mwokabyara umuririmbyi wa 28 mu ndirimbo z'agakiza.
aravuze ngo twarabatuwe rwose, ngo n'umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, ngo umwami wacu Yesu ngo uwo niwe muyobozi, haleluya. Umva ukuntu yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite ngo tuzabaho no mu rupfu. Reka nkubwire, nubwo urimo urapfundikanya ariko ukeneye gusenga kugera ku rwego Imana iguha imbaraga zikubeshaho no mu rupfu, haleluya. Hari umuririmbyi mperutse gukunda, ni umuririmbyi uherutse kuririmba, haravuga ngo no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko. Reka nkubwire, no muri uko gupfundikanya Data wa twese arashaka kukuramburira amaboko. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo nuko Yesu abagezeho asanga bari kumwe na se Zebedayo, ngo barahambiranyaga, ngo barapfundafundikanyaga, ngo ariko arangiza arabahamagara mu izina rya Yesu. Nanjye muri ubu butumwa ndagira ngo nkubwire, ndagira ngo nguhamagarire kwitaba, nguhamagarire kwitaba ubutabazi bw'Imana, nguhamagarire kwitaba imbaraga z'Imana, nguhamagarire kwitaba ububasha bw'Imana. Haleluya, nyikiriza ngo amena niba unyumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Umva uyu muririmbyi aririmba, yaravuze ko wa muririmbyi wa 28 ngo turabasirikare benshi ngo kandi beza ngo bogejwe mu maraso, ngo umwami wacu Yesu ngo niwe muyobozi. Umva ukuntu yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Haleluya. Umva nkubwire rero, Yesu ndamukunda cyane, haleluya, kandi reka nimugere kamukunde. Nuko umuririmbyi aherutse kumuririmbaho agira ati ngo Yesu ndamukunda kandi ndamukunda, ngo ikintu gituma mukunda ngo ndamukundira yuko yabanje kunkunda cyo, haleluya, ngo iryo zina rihebuje ni izina rya Yesu, haleluya. Ayiwe mwami Yesu Kristo mwana w'Imana, wa muririmbyi naramukunze di, ageze hepfo araririmba aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, ngo dufite n'ubushobozi, haleluya, ngo dufite n'ubushobozi. Yesu yamaze kuguhamagara aguhereza ubutware, ikindi yamaze kuguhamagara aguha n'ubushobozi. Aravuga ngo rero kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi, ngo iyo twizeye amagambo ye, ngo uko yatubwiye, aravuga ngo ku musaraba hajya haturuka iriba ryiza ngo rimara inyota. Aravuga ngo twanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Yo, haleluya. Ndagira ngo dusenge n'Imana. Nababwiye ko ntari buze gufata umwanya muremure, ahubwo nashakaga kuvuga ngo nubwo umaze igihe upfundapfundikanya kugira ngo usezerane wubake urugo rwa, urapfundapfundikanire kugira ngo bakwambike impeta, urapfundapfundikanya bakwambika agatimba, uri gupfundapfundikanya uvuga uti niba uru rugo ruzabaho, niba uru rugo ruzakomera ntabwo mbizi, reka mpfe gutera urushundura, ariko niruramuka rufashe ikintu ruzafate, ariko niruramuka rudafashe ruzarorere. N'ubundi biruta kuba nagwa kwishyiga bakavuga yuko mu by'ukuri ntigeze nubaka urugo. Urahambiranya rero, urahambiranya. Ariko reka nkubwire, Yesu araguhamagara, imbaraga z'Imana ziraguhamagara, imbaraga z'Imana ziguhamagariye ahantu wapfundapfundikanirizaga, aho ngaho ku iriba, urumva niho ziguhamagariye, aho ngaho ku kiyaga niho ziguhamagariye. Ariko Yesu agize gute disi? Arashaka kuguhamagara kugira ngo narangiza aguhereza ububasha. Haleluya. Nakubwiye ngo kwa Yesu dufite ubutware, ikindi kandi dufite n'ubushobozi. Yesu umuntu ahamagaye amuha ubutware, ikindi akamuhereza n'iki? Akamuhereza n'ubushobozi. Nyikiriza ngo amena niba unyumvisha. Nkuko nari ndimo mbabwira bene data, ndagira ngo mbabwire, nkimara gutahura umugambi wa Satani ko ari umugambi wo gucinyiza abana b'Imana, ngatahura yuko Satani afite umugambi wo gukomeza kubabaza ubwoko bw'Imana, naravuze ngo nta kindi dukwiriye gukora, nitangiye gusenga. Nagiriwe ubuntu, ngirirwa amahirwe, Imana irampamagara, ariko irangije itera muri jye umwuka wo gukunda gusenga, itera muri jye umwuka wo kumva mfite impuhwe, numva mfite imbabazi. Muri jyewe ndi umunyembabazi, muri jyewe Imana yampaye umutima w'impuhwe, kandi nkunda kugirira impuhwe bene data. Ubwanjye nigirira impuhwe, ariko nkanazigirira bene data. Iyo umbwiye ikibazo ufite, ntabwo nyakira nk'icyawe, ahubwo nyakira nk'icyanjye. Iyo umbwiye yuko uri mu ntambara kandi zikuremerereye, numva ari jyewe uri mu ntambara. Iyo umbwiye yuko hari ibintu birimo birakuriza, uwo mwanya mpita numva ari jyewe urize. Kubera iyihe mpamvu? Muri jyewe Imana yampaye umutima w'impuhwe, kandi yampaye umutima w'imbabazi. Niyo mpamvu navuze ngo nta kindi nakorera abantu b'Imana usibye kubaheka, usibye kubikorera imitwaro, nkabasengera.
Haleluya, haleluya. Rero ntabwo nzi igihugu uherereyemo, ushobora kuba uri mu Burayi, ariko ndashaka kugira ngo duhekane mu masengesho. Ushobora kuba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ndagira ngo duhekane mu buryo bw'amasengesho. Ushobora kuba uri hano muri Afurika, ushobora kuba unkurikiranye uri mu bihugu byo hirya no hino ntanazi, ariko ndagira ngo duhekane mu buryo bw'amasengesho. Haleluya. Cyane cyane ko umuririmbyi yabivuze, aravuga ngo amasengesho ajya agera kure cyane, ngo agatambuka n'inyenyeri, ngo ariko ayo masengesho ngo abashaka kureba Imana. Reka nkubwire, iyo dusenga turavuga gusa, ariko iyo Imana idusubiza, Imana irakora. Ubundi gusenga tuvugisha akanwa, ariko Imana iyo igiye gukora ikoresha amaboko. Haleluya. Reba rero uburyo akanwa kabyara iki amaboko, bisobanuye ngo akanwa kabasha kugira gute, kabasha gutuma amaboko akora. Nongere ngusobanurire, niba ufite amaguru yo kugenda, Imana ifite amaguru agenda kurusha yawe. Haleluya, haleluya. Niba ufite amaso yo kureba, Imana ifite amaso areba kurusha yawe. Ufite amatwi yo kumva, nawe hari igihe umuntu yagutakira ukamwumva. Icyo nshaka kuvuga nta kindi rero, niba amatwi yawe yumva mugenzi wawe akumva akababaro afite, wibwira yuko Imana ari idaha agaciro umubabaro ufite. Umva uko ijambo ryaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima ngo k'umukene, ngo none aha ndahaguruka. Reka nkubwire aya makuru, Imana izi umubabaro wawe, Imana izi n'agahinda ufite. Nari ndimo mbabwira aya magambo bene data, nshaka yuko dusenga. Ufite amatwi yo kumva kandi ufite n'umutima ugira impuhwe. Imana ikurusha kugira impuhwe, Imana ikurusha kugira imbabazi, Imana ikurusha kugira impuhwe. Ikindi, Imana ikurusha kugira imbabazi. Yewe wowe ushobora kungirira impuhwe ntugire n'icyo umarira, ariko iyo Imana ikugiriye impuhwe igira n'iki kumarira. Haleluya, haleluya. Imana igira impuhwe kugera ku rwego izigirira n'uwapfuye. Ibyo twarabibonye kwa Lazaro. Jambo ryari rivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Imana ikavuga ngo none aha ndahaguruka. Reka nkubwire, abantu bagiye batwumva bagakomeza bakicara, ariko Imana iyo twumvise iravuga ngo none aha ndahaguruka. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo nuko Yesu agera kuri bene se ba Andereya, Simoni, bene Zebedayo, ngo agera no kuri Zebedayo, ngo ariko ngo asanga bari gupfundikanya. Ndagira ngo dusenge Imana, Imana iduhereze ibintu bidapfundikanije mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Mana mukunzi mwiza, ndagushimiye. Dukure ku rupfundikanirizo, dukureho gupfundikanya. Kwambara turapfundikanya, ariko dukureho imyambaro ipfundikanije, dukureho imyambaro ifite amapfundo. Ibyo kurya turapfundikanya, dukureho ibyo kurya bifite amapfundo. Yewe byiringiro by'abera, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, kugira ngo abana bige no gupfundikanya. Dukureho minerivare zipfundapfundikanije, dukureho akazi gapfundapfundikanije, dukureho za ofisi zipfundapfundikanije. Mbega ibintu byose dukora ni ugutera ibiraka. Dukureho ibiraka uduhereze permanently mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingo zacu ni ugupfundapfundikanya, dukureho ingo zipfundapfundikanije uduhereza amahoro arambye mu izina rya Yesu. Ibihugu byacu kugira ngo bibane ni ugupfundapfundikanya, kugira ngo Kongo ibane n'u Rwanda ni ugupfundapfundikanya, kugira ngo Ubugande bubane na Kongo ni uguhambiranya, kugira ngo u Rwanda rubane n'u Burundi ni uguhambiranya, ibihugu byo muri Afurika kugira ngo bibane n'iby'Uburayi ni uguhambiranya. Ariko ufite ubushobozi bwo kurambura ukuboko ugategeka ukavuga ngo isi nihabwa amahoro, ibi bihugu nibihabwa amahoro, abantu banjye nibahabwa amahoro, abadamu mbahaye amahoro, abagabo mbahaye amahoro, abasore mbahaye amahoro, abana bato mbahaye amahoro. Ubwo bushobozi urabufite mu izina rya Yesu kandi tukabyakira. Urakoze cyane kubyumvishe, ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.